Haleluya. Shalom shalom, igitondo cyiza. Yesu ahabwe icyubahiro, Imana yacu isingizwe. Reka dusenge. Papa, ndagukunda, ndagushimiye, uri mwiza kandi urakwiriye, urabereye. Izina ryawe ni iry'icyubahiro. Hahirwa abakumenye, kuko abakumenye bafite byose. Hahirwa abakwizeye, kuko abakwizeye abo ngabo bararuhutse, bafite byose ndetse n'ubugingo buhoraho. Hahirwa abazi izina rya Yesu, abo ngabo barahirwa, kuko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Turagushimiye kubw'impano y'agakiza, turagushimiye kubwo kumenya Yesu, turagushimiye kubw'impano y'ubuzima, turagushimiye kubwo kubyuka amahoro, turagushimiye iki gitondo, turagushimiye ko wadushyizeho uburinzi. Haleluya. Kurinda kwawe gukomeye, imbabazi zawe zaduhaye uburinzi, imbabazi zawe zadutwikiriye, imbabazi zawe zatugarutseho, imbabazi zawe ziduhaye igitondo cy'umugisha, ziduhaye igitondo cy'ineza, imbabazi zawe ziratuvugiye, imbabazi zawe ziradutambukije, imbabazi zawe zidushyize hejuru, imbabazi zawe zikuyeho iby'umwanzi yari yagambiriye, imbabazi zawe zishyizeho undi munsi ku minsi yacu yo kubaho, imbabazi zawe ziraturengeye. Uyu munsi ushimwe, kongera kubona umucyo, kongera kubona izuba. Ngiyo umuntu asinziriye ngo aba yagiye, ariko turagushimye ko tugaruye mu buzima, tugaruye mu buntu bwo kubaho, utugaruye mwami. Icyubahiro kibi cyawe, amahanga yose agushime. Niwe Mana y'inyembaraga ibikora. Abantu twese tugushime, niwe Mana yonyine ishyiraho ubuzima. Nta wundi utanga ubuzima, nta wundi wavuga ngo umuntu abeho ngo abeho, nta wundi. N'abahanga barabigerageje ariko birabapfana, kubera ko wowe uri Imana irema. Uri Imana, ni wowe urema, ni wowe ushyiraho ibitariho bikabaho. Shimwa mwami, shimwa, shimwa gitare. Icyubahiro kibi cyawe. Ndagukunda Yesu, habwa icyubahiro. Ndagukunda Mana Data, habwa icyubahiro. Mwuka Wera ndagukunda, we mufasha twahawe, we mufasha udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ukadufasha mu mwuka, ukadufasha. Ndagukunda Mwuka Wera uva kuri Data. Haleluya, haleluya, amen. Umwami ahimbazwe, Yesu yamamare. Reka dusome Zaburi 115 umurongo wa 14 kugera ku wa 15. Ndasoma, ni Zaburi 115 umurongo wa 14 kugera ku wa 15. Uyu munsi ni ahangaha duhagarara, niho turi bwizerere, niho turi busengere amasengesho yacu y'iki gitondo. Reka nsome mu izina rya Yesu. Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Uyu munsi senga Imana, ubwire ngo Mana ngwiza. Kugwiza ni ukuvuga ngo ni ibyari bihari ariko bigatubuka. Nabyita gutubura. Ubwire Uwiteka tuwite uyu munsi utubura ibi bintu ufite. Haleluya. Bigwire bibe byinshi, nuvuga ngo bibe byinshi, byiyongere. Nabyita nka multiplication mu Gifaransa. Aya mavuta ya multiplication Umwuka Wera ajya yatanga, ibintu bikiyongera, ibintu bikikuba, ibintu bikagwira. Umwami ahimbazwe, ngo Uwiteka abagwize. Iri jambo rishyire ku munsi wawe, kuri buri saha y'uyu munsi, ku gitondo cyawe, kuri buri munota w'uyu munsi. Urishyire mu kazi kawe, urishyire ku biganza byawe, ubishyire ku rubyaro rwawe, ngo abagwizanye n'abana banyu. Usengere abana bawe, be kurumba ahubwo bagwire, be kugumbaha ahubwo bagwire. Kubera ko iyo kugwira kudahari, ibintu biragumbaha. Ni ukuvuga ngo kugumba, ni ukuvuga ngo ntibyimilitipuri, ntibibyara, ntibyiyongera. Ariko icyo dushimira Uwiteka ni uko ari we utugwiza, ni uko ari we uduha kwiyongera, ni uko ari we uduha
kwaguka, ibintu bikiyongera, imbago zikaguka mu izina rya Yesu. Yabesi yabisabye Uwiteka, aravuga ngo icyamukanyagurira imbago zanjye, bivuga ngo ibyo byari byiyongereye. Natwe reka tubwire Imana uyu munsi ngo Uwiteka ungwize, kandi ntungwize njyenyine, ungwizanye n'abana banjye. Ubwire Uwiteka ati Uwiteka ungwize, kandi ntugwize ibyanjye njyenyine, ugwize n'iby'abo dusengana. Ko nugwiza ari wenyine uzatunga uri wenyine, ntacyo bizaba bimaze. Nabo nibagira umugisha uzagira amahoro, bana babo wawe nibagira umugisha uzagira amahoro, ibyabo bikagenda byaguka bikagwira, ubwenge bwabo bukaguka, ibitekerezo bikagwira. Ntibahere ku bitekerezo bimwe ngo bahere aho ngaho nyine. Oya, ugira ibyo ubwiye, icyo ushaka cyose ko Yesu akugwiriza. Data akigwiza, niwe utegeka, niyo ahamagaye byose biritaba, umubwira akikugwirize. Ukaba ufite dukeya, uyu ni umwanya mwiza muri iki gitondo duhawe kugira ngo tubwire papa wacu Imana Data El Shaddai. Izina ndarikunda cyane, wo kubwira El Shaddai, Imana ishobora byose. El Shaddai ni rimwe mu mazina y'Imana. Ndakuvuga ngo ntiwasenga Imana utayizi. Nyine ugomba kumenya amazina y'Imana, ukamenya Imana, ukicara ukiga ku Mana ni yari. Twigaho agace gatoya ariko ukagira ikintu uzi ku Mana yawe yo mu ijuru yaguhaye. Yesu Imana yaturemye, Imana yakuremye. Amen. Ako karagaciyemo ngo Uwiteka abagwize. Zaburi 115 umurongo wa 14 kugera ku 15, ngo abagwizanye n'abana banyu. Ni ukuvuga ngo Imana iduha umugisha waguka ukajya no ku rubyaro rwacu. Ntabwo tugomba kwaguka gusa ngo urubyaro rwacu rusigare, oya, ahubwo umuryango wose waguke. Haleluya. Ibyacu byaguke, imirimo y'amaboko yacu yaguke mu izina rya Yesu. Ibyo dukora byaguke mu mwuka, byaguke ngo Uwiteka abagwize, no mu mwuka ibyacu bigwire. Ibyo dufite mu mwuka bigwire, ijambo ry'Imana rigwire muri twe, indirimbo z'amashimwe zigwire muri twe, amasengesho agwire muri twe. Imana irashaka abasenga. Ejo nabwiye abantu ngo Data arashaka abasenga, akeneye abanyamasengesho, akeneye abantu bashyira amavi hasi ngo basenge. Imana irarindiriye abanyamasengesho, abantu ngo bahaguruke basenge mu gihe nk'iki gira ikihinduye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abagwize, agwize mu mwuka tube twuzuye, apana ibicece, oya, ahubwo biba byagutse, ahubwo bibe ari byinshi mu mwuka. Umuntu akora mu mwuka avuga ati kwe uyu muntu amva arekipe, biruzuye. Haleluya. Umwami ahimbazwe. ngo muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ni ukuri ntabwo waguha umugisha uhoraho ushyitse ukwiriye. Haleluya. Umugisha Imana itanga, kandi icyo mbikundirayo ntabwo yongeraho umubabaro. Turashimira Imana ngo umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro. ngo muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ubwire Imana ngo Mana umugisha, ungwize kandi umugisha. Muri ujye kungwirizamo biza ari umugisha. Uku kugwiza wazanye kuze ari umugisha. Haleluya. Haleluya. Niba ari abantu ushaka ko Imana ikugwiriza, babwira Imana nyine ngo Mana nkeneye abantu bazima bagwire, be kuba bakire, gutuba, be kugumba, be nyine kuba ntabo, ahubwo bagwire. Ni urugero nari ntanze. Kristo yamamare. Muhawe umugisha n'Uwiteka. Wature umugisha ku munsi, kuri uyu munsi, ku isaha y'uyu munsi watureho umugisha, kuri buri munota w'uyu munsi watureho umugisha. Umunsi wawe uwatureho umugisha uva ku Mana, ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Hari ibintu abantu bakora nibyo, ariko iyo bitarimo umugisha w'Imana ni zero. Hari igihe rwose umuntu ashobora kugera kuri, ariko bitarimo umugisha ni zero. Reka rero uyu munsi tubwire Imana ngo Mana umugisha uduhaye, ngo muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Dusenge twakire uyu mugisha Imana yazanye. Ashaka kuba ari umugisha wo kurama, ashaka kuba ari umugisha w'amagara mazima, ashaka kuba ari umugisha w'urubyaro, ashaka kuba ari umugisha wo kumenya gusenga, ashaka kuba ari umugisha wo kugira inshuti, ashaka kuba ari umugisha wo kugwira.
kandi n'abana bacu n'urubyaro rwacu umwami asingiza. Ashobora kuba ari umugisha wo kugira inshuti, ashobora kuba ari umugisha, ariko dusenge twakire uyu mugisha Imana yazanye. Ahantu hose ushaka watura umugisha, ugira ijambo watuye ku munsi wawe, mu byawe, mu bawe. Ugomba no kwibuka gusengera abantu bawe, ntukisengere wenyine, kubera ko iyo bagumye bagowe baboshye utarabasengeye ni wowe birushye. Ariko iyo uri umunyabwenge urisengera, warangiza nabo ukabasengera, kuko iyo babohotse nawe ugira amahoro, ugira umutuzo, ugasenga neza, ugakorera Imana neza, ugahagarara mu Mana neza. Ni umugisha, ni ubuntu. Iyo babohotse nawe ubyungukiramo, tubyungukiramo, barisengera nabo, none natwe tukajya ku rundi rwego rwo gusenga. Rero Imana ishimwe, Data wa twese ahimbazwe, we watwibutsa akadutekerezaho, akaba aje kugira ngo atugwize, kandi ntatugwiza twenyine, atugwizanya n'urubyaro rwacu n'abacu, kandi aduhaye umugisha, we waremye ijuru n'isi. Asante Papa, ndagushimiye ko wadutekerejeho, ndagushimiye Mwami uyu munsi ko watekereje ku bantu bawe, ndagushimiye Mana uyu munsi ko wibutse Papa, ukabona ko ari ngombwa ko dukwiye kugwira, ukabona ko ari ngombwa ko hari aho ibyacu byari bigabanutse, ukabona ko hari aho ibyacu byari birimo inyatsi, ukabona ko hari aho ibyacu byari bitewe, ukabona ko hari n'aho ibyacu bitigeze bikura ngo byaguke. Uyu munsi ukaba wasutse aya mavuta yo kugwiza, yo kugwira Mwami, ukaba utatugwijije kandi twenyine gusa, ahubwo n'abadukomokaho, n'urubyaro rwacu, n'imiryango yacu, n'abo dusengana. Mwami Yesu, n'aho turi, yo haleluya, turakiriye uku kugwira. Ndabyakiriye Mwami, nakiriye kugwira Mwami Yesu, ibyanjye bigwira ahantu hose nari nkeneye kugwira. Uwiteka, ndahanyanyagije kugwira kuri buri saha y'uyu munsi. Bigwire ibikorwa byanjye, byaguke mu izina rya Yesu, bigwire mu izina rya Yesu. Haleluya, ndagushimiye Yesu, kandi ko tugwizanyije n'abana bacu, abagwizanye n'abana bawe. Haleluya, ndagushimiye Yesu, utanze kugwira no mu bana bacu. Haleluya, utanze kugwira, kwaguka mu bana bacu, kwaguka mu rubyaro, ukaba utugwijije. Mwamushimwe nabo ko batazahera aho bari, ahubwo baguriye imbago, bagiriye neza. Ushimwe ko tutazahera aho twari turi, ahubwo waguye mu bigega byacu, waguye mu byacu, waguye mu mwuka wacu, mu gusenga kwacu, mu gusoma ijambo, mu kumenya Imana. Waguye usutse aya mavuta, uyu muriro ukore kuri buri rusaha y'uyu munsi, umuriro ukore ku mazina yacu, umuriro ukore Mwami, ukore aho tugenda, ukora ucukura amasoko, ukora amazi yacu ahumuka, tumenya hari imigisha yacu, kugira ngo tubibyaze umusaruro, bigwire. Mwami ukore uyu muriro w'umwuka w'Imana, aya mavuta wamanuye. Turasenze kugira ngo bisohozwe mu buzima bwacu, bisohozwe ku bugingo bwacu, mu izina rya Yesu. Yesu, ndasenze, twakiriye umugisha waduhaye, twakiriye uyu mugisha, uwo matare n'umunsi wacu, uyu munsi uba umugisha. Ibyari imivumo n'ibindi bitava ku Mana, ibyo byose tubikujeho amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dukingiraniye ikuzimu ibitero byose by'umwanzi byazaga kwitambika ngo ntitukagwire, byazaga kwitambika mu kugwira kw'abana bacu, byazaga kwitambika ngo ntitukabone umugisha, ntakajya icyo tugeraho mu mwuka no mu mubiri. Ibyo byose mu izina rya Yesu dusutsemo umuriro w'umwuka wera w'Imana. Bariyeri zose zatumaga tutagwira zose zitengagurike mu izina rya Yesu. Imyuka yose yitambikaga mu nzira ngo ntitugwire, n'abana bacu ntihagire icyo bagwiza, mu izina rya Yesu dusutsemo umuriro, kubera ko wamanuye kugwira. Twakire kuno kugwira, kandi n'abana bacu turabyakiriye, twakiriye uyu mugisha. Urakoze Yesu kuduhaye umugisha, urakoze Yesu ko utugwijije none n'iteka ryose. Amen. Shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.
mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone. Shalom.